Buriya nta mukobwa ugoye kumugeraho, ntazagire umuntu ukubeshya. Reka nze mbikumvishe. Umukobwa buriya iyo agushaka arabyoroshya cyane, iyo agukunda arabyoroshya cyane, nta kwitinza, ahubwo ku muvuduko uhambaye cyane akabikora yihuse. Niba umukobwa ari gutuma umwirukaho ujya kumuhiga, icyo gihe ntabwo aba agushaka, aba arimo kukwintateyininga, ariko ntabwo aba yaguhisemo, ntabwo aba agukeneye. Iyo myizerere yo gutekereza ko ngo hari umukobwa ngo ugoye kumugeraho, burya ni imyizerere yagiyeho kugira ngo abasore n'abagabo babyizere gusa, naho ubundi ntabwo ari ikintu cya nyacyo. Buriya abagabo bitiranya amahame ndetse no kubura kurarikira umuntu, kubera ko umukobwa we ubwe iyo akwishakira n'amategeko n'amabwiriza yishyiriyeho ku giti cye arayangiriza. Ubu usanga niba ari wowe musore ashaka, ari wa musore ahita agusubiza mu masegonda 5 ukimwandikira uvuga ngo tugende, akaba yagiye kuryamana nawe, akaba ari ikintu cyoroshye cyane nyine atarimwo kubitinza. Bene uwo musore ni wowe uwo mukobwa bashaka, mu gihe nyine ku ruhande hari undi bigoye ko abikorera, noneho wowe akizera ko ngo uwo mukobwa agoye kumugeraho, kumbe ari uko atamushaka. Iyo uri kwiruka kuri uwo mukobwa utagushaka, ntabwo uba urimo kwiruka ngo ku mukobwa ngo ufite ngo agaciro ka danje ngo karenze ngo ugoye kumugeraho, oya, ahubwo uba uri kwiruka ku mukobwa udashishikaje nyine, atagushishikariye. Bityo rero nta mukobwa ugoye cyane kumugeraho iyo uwo mukobwa n'ubundi, cyangwa se ku mugabo ashaka nyine, umugabo ashishikariye. Bityo nakugira inama yo kurekera aho ngaho kwiruka cyangwa se guhiga umukobwa, ahubwo wowe tangira uhitemo, kubera ko ku bakobwa uri igihembo nk'umusore. Bityo tangira witware nk'igihembo nyine, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.